bagira ubuzima bwose kuri iyi si bizabyare ko gahunda niko tubifurije umuryango wacu ubonera akomokamo tubifurije ishya n'ihirwe mu rwababyaye ariko urahari mufashe rwose hariho mutwerekera ko mugiye gufatanya ibimunaniye ukagira umufasha bikunaniye Avete un po' di musicale, guarda, gake amashyi menshi cyane. She's beautiful. Wow. Amashyi menshi cyane. baragira bati rero ibi ni ibyishimo by'uyu mugoroba, urugo rwacu nihugirwa imiryango iteraniye aha, ariyo mpamvu nsaba Marene yegera imbere kugira ngo baze kubyereka imiryango n'inshuti. Egera Jean-Luc kugira ngo baze kwambikana impeta z'urukundo rushyigikiwe n'ababyeyi, urukundo rushyigikiwe n'imiryango. Zamura ikiganza kugira ngo kwambike impeta. Amashyi menshi cyane. Hanyuma Jalia nawe aze kubigenza uko nguko bagira ati iki ni ikimenyetso cy'urukundo. Marene wongere uhagarare mu mwanya wawe. Nelly zamura icyo kiganza umwambika impeta, ari kumubwira ibyiza mukundira. Amashyi menshi cyane n'impundu. Ni iby'agaciro n'umunezero w'umuryango kuri uyu mugoroba. Hanyuma rero bagira bati urugo rwacu nibugibwa, imiryango nshuti namwe babyeyi muteraniye aha mutere mwe n'ubundi hano. Wow, amashyi menshi cyane. Murabona ko imyambi n'imyase kwa Jean-Luc bihariye. Amashyi menshi cyane. Nuko nguko twinjiye mu byishimo by'uyu mugoroba. Amashyi menshi cyane n'impundu. That's the celebration. Félicitations, congratulations Nelly. Wow. Amashyi menshi cyane. Murabona ko umwihariko. Hanyuma rero mutwereke uko muzasangira.
mwereke imiryango uburyo urukundo rwanyu rwihariye. Reka turi kwiza ibigize mwese nk'uko bikurikira gahunda za televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko n'amakuru ya radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda akaba yamaze kugera mu karere ka Nyarugenge, ari kubera ubukwe bw'umwe mu bakinnyi ba filime hano mu Rwanda, ngo icyamamare kimenyekanye cyane muri filime yitwa Bamenya, kitwa cy'umunyamakuru wacu wa RBA. N'ibyishimo bikomeye cyane uyu wa gatandatu ntuzibagirana mu mateka ya Mutabazi ndetse na Mukayizeri Jariya batunze Mutaziraneri cyangwa bakamwita Ketchup muri filime yitwa Bamenye mu Rwanda. Abashimishije n'ubukabya umunyamakuru Hanko Austin ubwo butumwa kandi yahaye cyangwa se Ketchup abwiye ati uzizirike ku mugabo wa niba ngombwa uzamuririmbira nzakwizirikaho ni wowe tuzamure nifuza ni wowe nutebera ko wowe nzakwizirika. Amashyi menshi cyane. Ntabwo ari umuhanzi Austin ndetse n'umubyeyi gusa bagaragaye muri ibi birori cyane ko ari umwe mu babyeyi. Clap for her. She's very beautiful. So she's one of my friends since 2014 ndi gukora indirimbo yakoraga cyane akiri mu Rwanda muri 2010 or 11 yitwa Mayweather, ariko now akunda yitwa My Vow cyangwa se yakoraga cyane. Nabwira ngo rero uzakunda umukunzi wawe bitwawe kandi Gasaro TV. Wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services.
amata ku ihembe izatuma mutunganirwa izagira ubuzima bwose kuri iyi si izajya bikorwa nk'uko niko tubifurije umuryango wacu ubonera akomokamo tubifurije ishya n'ihirwe mu rwababyaye. Ugomba kuyamara ntuzamukire. Amata y'umukecuru ugomba kuyamara. Ni meza uraryoshye. Yamarisha. Ntabwo yashoboka. Nakira nta kibazo. ariko urahari mufashe rwose aha niho mutwerekera ko mugiye gufatanya ibimunaniye ukagira umufasha ibikunaniye Nabizi ko umusirikare wa mbere ariko turi gutembereza. Sirikare, geraho. uwo baza gukingiriza ahaguruke arebe ukuntu umugeni wacu aberewe. DJ nizere ko ari tayari kugira ngo twakire umugeni n'umukwe bambaye neza cyane, twinjire mu byishimo by'uyu mugoroba. Umugeni wacu yambaye neza cyane, arende tambuka. Ndasaba abanyamakuru hariya bari batange inzira baze gufatira amafoto inyuma. Amashyi menshi cyane, dukomere amashyi menshi cyane marene wacu. Mushakire muri son kugira ngo bigende fresh. Mwakire pare.
reka nanone twakire umukwe w'umugoroba. Ndabona abana baje kumuha felicitation. Reka amashyi y'umukwe ari hehe tumwakire. Amashyi menshi cyane twakire Mutabazi Jean-Luc. Atambuke amashyi menshi cyane y'umuntu twakire umugeni. aho bishobokera mu ntumbero tugeze urugo mpaguruke rwose. Gake gake Jean-Luc, gake. Amashyi menshi cyane. She's beautiful. Wow. Amashyi menshi cyane. Baragira bati rero ibi ni ibyishimo by'uyu mugoroba. Urugo rwacu nibugirwa imiryango iteraniye aha. Ariyo mpamvu nsaba Marene yegera imbere kugira ngo baze kubyereka imiryango n'inshuti. Egera Jean-Luc kugira ngo baze kwambikana impeta z'urukundo rushyigikiwe n'ababyeyi, urukundo rushyigikiwe n'imiryango. Zamura ikiganza kugira ngo kwambike impeta. Amashyi menshi cyane. Hanyuma Jalia nawe aze kubigenza uko nguko bagira ati iki ni ikimenyetso cy'urukundo. Marene wongere uhagarare mu mwanya wawe.
Nelly zamura icyo kiganza umwambika impeta ari kumubwira ibyiza mukundira. Amashyi menshi cyane n'impundu n'iby'agaciro n'umunezero w'umuryango kuri uyu mugoroba. Hanyuma rero bagira bati urugo rwacu nibugibwa, miryango nshuti namwe babyeyi muteraniye aha mutere mwe n'ubundi hano mu gikoni mu gihe Jean-Luc asezera umusiribateri agira ati tubereke uko tuzasangira amafunguro mu rugo rwacu. Bagiye kutwereka rero uko bazasangira ibyiza mu rugo rwabo, batwereke ko bazafatanya. Wow, amashyi menshi cyane. Murabona ko imyambi n'imyase kwa Jean-Luc bihariye. Amashyi menshi cyane nuko nguko twinjiye mu byishimo by'uyu mugoroba. Amashyi menshi cyane n'impundu. That's the celebration. Celebration. Félicitations, congratulations Nelly. Wow. Amashyi menshi cyane murabona ko n'umwihariko. Hanyuma rero dutwereke uko muzasangira. Mwereke imiryango uburyo urukundo rwanyu rwihariye. Mutambuke mwegere hino no ku rundi ruhande. Amashyi menshi cyane rero tubashimire bagize neza. Jean-Luc aragira ati unkundire nze kuzimanira umukunzi wanjye. Mutambuke rero ikiganza ku kindi turaza kuboneraho uwo mutima w'imiryango. Pare abanze imbere, Jean-Luc n'umugeni bakurikireho. Mutambuke mube muretse gushyika mu byicaro. Jean-Luc aragira ati munkundire nzimanire umukunzi, nzimanire umugore mwiza Imana yampaye. DJ ube hafi kugira ngo twumve ya music Nelly akunda, ya music Mutabazi akunda, kugira ngo dukomeze kwinjira mu byishimo by'uyu mugoroba.
umusore mugubwe neza turabakiriye iwacu kandi umunezero wacu n'uwanyu rwose bikwiye twishimiye kugira abashyitsi beza kamwe reka tunabazimangireho umurimo w'iwacu kuko bwabo kibikoze Kigali yo mumeze gute? Imana ishimwe cyane ariko urabona kugenda n'abayizi niba nuko ariko bimeze simbizi amasengesho yacu rero mu muco w'iwacu aba dusengera ibintu mbere kandi byose Imana yo mu ijuru irabyeza tuba twizeye Imana ko harimo umugisha w'Imana ndagira ngo dusangirire izimano ubuzima bwacu muryoherwe irabarya iyi nyambo y'iwacu mwicare mugubwe neza turi amahoro rwose murakoze cyane kagiye hamwe mwashyira mu ngingo niba nta kibazo mukaruhuka turaruhuka hanyuma no kubasaba n'ijambo tubagezeho Imana igera mu mugisha nta kibazo abasangiza misango b'iwacu tubashimire bagize neza cyane kandi kubera ibyishimo byihariye by'uyu munsi umuryango ufite kandi by'agaciro mubyeyi rero kizigenza mu muryango mugari aduhekeye umugeni uragira uti umwanya nuboneka tuguhe ijambo ngira ngo urabizi ko uri inkoramutima y'umuryango wacu kandi twizihirwa n'ibitaramo murimo ijambo ryo murarisanga ngo muri uyu muryango ariko reka ngo umwanya tugezeho ijambo mumukomere amashyi umubyeyi n'umutarame abakoze MC muvandimwe Boniface kugira ngo fate ijambo ryo gushimira bashimire ko mwatwakiriye mu kirambi Kigali kwa Rwabugogo giserukiye mukakira uyu muryango wa Hamadi nagira ngo abo twaserukanye mumfashe tubahe amata muvandimwe ijambo rimpagurikije kuba imfura isezeranye niho zihurira nagira ngo dusubire mu mateka igihe gishize waje mu buryo bwo gusaba urukundo kuza mu muryango wa Aminu Hamadi usaba urukundo usaba irembo ntabwo waje usaba irembo ry'inka bavuze ati mbese abirembo avuze ko amarembo ari meza mbese abirembo ry'umugeni baguhaye irembo banarifata usiga Nyirabugogo tukubwira yuko uzagaruka ugasaba umugeni waragiye ntiwatinze w'imfura uragaruka usaba umugeni usabaza umugeni wasabaga
natubwira uti ndashaka Mukayizeri byari kazina kandi ne twakubwiye ngo umukobwa wacu w'umukobwa jana baradukwereye inka nziza turazakira barekeye aho ngaho bukeye bwaho baratabuka oraje gatebutse umuvandimwe we twasezeranye mu gihe cyo gutebuka twasezeranye ko ku itariki 23 aribwo nzaguhekera tugiye data rero uyu munsi niryo jambo nyamukuru ryamukurikije kugira ngo ubwire ko naguhekeye Mukayizeri nahaguruke na mugenzi we no kubatera ishyari mwabereye muzee Seminega amashyi bavandi Iyo hafi nanjye mbashe kureba iyo data witegereze cyangwa se umuhungu wawe akurebere ntabwo namuhinduriye ndaba ntabwo nakora ikosa ryo kuguhindurira yari yanguyu amasaha arimo aragenda ntabwo nagende muri ba nyirasenge baruka buto bw'aho ngaho muri nagira ngo hasi na mugenzi we dukomeze ikiganiro murakoze bana banjye reka ngire ikindi cyo nibwirira abana umugeni sinaguhindurira n'ubonye bana banjye rero reka bashimire ko mwatureye abana beza mutejeje ishema ntabwo mwabaye nk'abungubu ko twumva bavuga ngo bahise panya rodi no kunyurira bugufi ntibereke ibirori ababyeyi nk'abo ngabo iyi miryango ireba yaserutse hano niyishimire ibirori byanyu niyishimishemo mwaduhaye hejuru turabashimiye rero nagira ngo mumpere abana amashyi ya data yesu ndetse n'uburondogore abana banjye muzahorane urukundo muzabyare hungu n'akobwa muzahinge mweze mworore mugwize maze imana izabibafashemo muvandimwe muri pasi n'umugore koko wacu nguyu n'umunyamuri nk'uko mureba areba ko aseka rwose agatangara twamureze Murekatete twamureze ari umutesi maze rero umwana ngo ntakura ababyeyi narareze none nawe nguhaye uburenganzira ngo mufashe turere hamwe inshuti yanjye nongere nsubiremo mbashimire umuryango wa Bwabukogo babampera amashyi ko mwaserukiye neza babampera amashyi mwamubonye nagira ngo ijambo rigarurire bagisatira pe muzee Seminega turabashimiye cyane ndagira ngo umuryango wa Rwabukogo mufashe twakirane yombi uyu mugeni mwiza n'iyi
Zese Minega aravuga ati reka dusubire mu mateka ho gato nanjye nanyuramo gake ngira ngo igitaramo kigeze kuba bakatuganiriza ko yifuza umugeni twaragikoranye turakiganira kandi ibyo byifuzo ngo byakira neza aho bibagereyeho mwenga inzoga tujya gusaba irembo mu muryango wa Hamada barariduha turarifata inyana mwaduhaye twazigejeje igihe cyo gusaba kigeze burongera mwenga izindi nzoga abavandimwe n'abaturanyi imiryango yose bemera kuduherekeza tuza gusaba uyu mukobwa umunsi mwiza rero badusezeranije ko bazaduhekera kugira ngo ni uyu nguyu barimo batubwira kandi umugeni twasabye niwe baduhaye mwa muryango mwe mwafashije tukongera tukakira uyu mugeni mwiza izi mpanuro uduhereye abana n'amakuru tubwiye yuko uyu mukobwa yitwa ubundi abagore b'iwacu abo bose ureba beza abo babyeyi bitwa ba Mutesi ntugire ngo hari inkoni z'iwacu n'inka z'iwacu ntituzikubita ntangazo twabo batubyarira abandi aba dukomoraho abantu ntabwo twatinyuka guhogoza uyu mwana mwiza muduhaye n'umugeni Imana ibaha umugisha ko amasezerano twagiranye yose ashobojwe neza Imana ibaha umugisha ko mwakomeje kutubera imfura kandi turabizeza natwe gukomeza kubabera imfura no gushyigikirana mu kurera no gutanga ibitekerezo byiza kuri uyu muryango mushya Imana iduhaye ko twawushyigikira ukagira imbaraga twizeye kandi tubijeje ko uru rugo turi hafi n'urugo rwacu ruzagira umugisha Imana nayo yarabitwemereye ndagira ngo nongere mbashimire rero umuryango wa Hamada ku bihe byiza n'umugambi mwiza twagiranye ukaba ushobojwe mu mahoro Imana yo mu ijuru nanone ibahe umugisha ndagira ngo basabe mwicare mugubwe neza iwacu nta kibazo hari umuyaga mwiza hari aho kuryama hari ibyo kunywa hari ubuzima bwose bwiza mbese mwumve n'ubuzima butari ubwa Kigali mwumve uko ubuzima bwo mu Bugoyi buba bumeze turana bataramira Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwicare mugubwe neza Murakoze cyane ubwo ari ku ruhande gatoya neza amatwi ndasaba abantu bari inyuma kugira ngo batege amatwi ubutumwa tworoherane hari itangazo mbonye ariko fata icyemezo cyo kutaryihererana hanze ndibagezeho mbonye mu kanya naturi mu saa 12:30 itangazo narifashe mu mutwe kubera nabonye ari ry'ingenzi kandi rero bari muri ubu bukwe iryo tangazo riragira riti ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kiramenyesha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga by'umwihariko bari muri ubu bukwe ko umusoro watangwaga ku mashyi wakuweho ari ubuntu bagira bakakomera amashyi menshi cyane Jean-Luc Naneri ku musozo hahandi haba umukono ku itangazo haranditse hati udakoma amashyi akwiriye umukwe n'umugeni bamufate nk'umuhungu itangazo rya kabiri riragira riti hari abantu mwateguye impano abazifite mu modoka cyangwa ufite wayimutwaje ayishyire hafi umwanya wo gutanga impano ngiye kubaha nimero yanjye kugira ngo bize koroha gutanga impano arohereza message iriho izina rya groupe cyangwa famille kuri 0788 35 iyo ngiyo niyo nimero yanjye subiramo 0788 35 18
8 hanyuma rero mubyeyi hari abantu nka babiri twagendanye sinzi niba wa mu mwanya bakabasubiza umukomera amashyi agize neza turabasuje kandi turi kwiza ibigize neza umukuru w'Afurika gahunda za televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko n'amakuru wa radiyo Rwanda na televiziyo y'u Rwanda akaba yamaze kugera mu karere ka Nyarugenge ari kubera ubukwe bw'umwe mu bakinnyi ba filime hano mu Rwanda ngo icyamamare cyane cyane muri filime yitwa Bamenya tukaba umunyamakuru wacu wa RBA n'ibyishimo bikomeye cyane uyu wa gatandatu ntuzibagirana mu mateka ya Mutabazi ndetse na Mukayizeri Jariya batunze Mutazira Mary cyangwa bakamwita Ketchup muri filime yitwa Bamenye mu Rwanda umunyamakuru wa radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda ubwo yahageraga yasanze umwe mu basaza mu Alhaji afite ijambo agira ati by'ukuri birizima cyane bari tumaze igihe dutegereje ubukwe umukobwa wacu ngira ngo murabizi naragiye kwisava kurera muri Tanzania ariko navuze ndi ngomba kuba uyu musaza kandi yavuze ko yishimiye cyane ubu bukwe ubwo yikirizwaga n'umwe mu banyamakuru b'inshuti zihariye za Mutabazi kuri radiyo wagize uti ijana kandi is power. You know what? My guy, this coming weekend, sorry for the restaurant in for Uncle. I'm gonna to Austin, you know, this coming weekend, I'll be celebrating the Lord. And Usai ko mwanzi akabiri Uncle Austin umugabo hariye yagiye Jean-Luc harimo akubiye muri bimwe mu bihangano bye agira ati umunyamakuru Uncle Austin ubwo butumwa kandi yahaye cyangwa se Ketchup agira ati uzizirike ku mugabo wa niba ngombwa uzamuririmbira nzakwizirikaho ni wowe tuzamure nifuza ni wowe nutebera kawe nzakwizirika amashyi menshi cyane ntabwo ari umuhanzi Austin ndetse n'umubyeyi gusa bagaragaye muri ibi birori cyane ko ari umwe mu babyeyi umuryango Jean-Luc avukamo n'umubyeyi we akaba yatunguranye cyane ko mu bayobozi mu Rwanda bakoze imirimo itandukanye akaba yagize ati aho nari nicaye hari inyuma hanze bibwiye nitwa François Kanimba ndishimye cyane kuba dushyigikiye umuhungu wacu Jean-Luc nk'ababyeyi tubishyiriye intambwe uteye ngiye guhaguruka bavuze bati ubwo afashe ijambo agiye kuvuga ibijyanye n'amafaranga agiye kuvuga ibintu bya Milton ariko burya ubutunzi bukomeye ntabwo ari amafaranga ubutunzi bukomeye no kugira urugo rwiza no kugira umuryango mwiza kandi ukanezererwa hanyuma rero umuhungu wacu nakubwira ni felicitation nk'ababyeyi turanezerewe bagushimira gukomera amashyi televiziyo y'u Rwanda bimwe ku munyamakuru wacu uri mu karere ka Nyarugenge akomeza kugezaho live ariko mu bahanzi bavuze muri ubukwe rero ihutirwa ariko hari ijambo yabwiye Mary agira ati nitwa Medi umuhanzi nyarwanda ariko muri America. I just came last night. I was going to win the first play and say hi to me and yeah, clap for her. She's very beautiful. So she's one of my fans since 2014. The recording the French Stanley. I came to 2010 or 11. It's quite America. And now. Akunda itwa my vow cyangwa se ndakomeye cyane nabwira ngo rero uzakunda umukunzi wawe bitwawe kandi
like uza kumubwira amagambo y'urukundo ari mu ndirimbo zanjye by'umwihariko yitwa kwinashirwa amashimwe cyane bitanga turakomeza kubagezaho gahunda zihari kuza kuri televiziyo y'u Rwanda twabiveni campus amahoro y'abaki reka nsabe b'abakobwa batere intambwe begere Jalia kugira ngo we n'umugabo we baze gusangira umutima bavugira ku rugo rwabo ndetse tuze no kubaho umwanya wo gusangire n'imiryango dutere intambwe mubegere kugira ngo mubanze mwegere parrain na marraine nawe mumwiteho ubundi bize kugenda neza hagati aho ngaho kandi mbibutsa ko umuntu ushaka gutanga impano wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. Gasaro TV.